ko bimeze by'ibidrede ubiretse reka nkubaze reka tubaze tuganire ejo tuvuge ibintu dusubira ibintu sibyo mabara dusubire kuri amagambo warimo kuvuga ngewe ikintu kugira ngo kitamba mu mutwe naza kubyibagirwa tubisubiremo ndabura usigaye hari film ureba ukuramo amagambo hari novel usigaye usoma wenda gusoma byo wenda tugasimbuka hari uturiri kuri Instagram ureba hari motivation speaker ukurikirana nyine ibintu ni ibiki muri kumbwira ko numva nabizi maye if you chasing a butterfly ngo do you fly away ngo ariko ngo but if you spend your time making a garden ngo the butterfly will come to you ubundi ne nkubaze ko kantu nzi kutasomye ako kantu wenda gusoma ko anasoma byari bigoranye shoka arasomye bigoranye byari bigoranye man happy man nabi danje just no kubera nyine hari igihe nyine umuntu aba like yaragiye ahura n'ibintu byinshi bikamuhereza experience yo kuba yavuga ikintu man ibindi mo bro ntabwo nabitewe n'inzoga bana yanjye man turakuzi urumva hari uburyo utangira ngo urumva ukigira mu siporo turakuzi man turakuzi byagiye ni experience wahuye nayo ukinuye buzima akugaburira no kuvuga ku imana oya okay nta mutima mubi nta mutima ariko se wabuze amafaranga yo kwishyura inzu waraburaye what man rero hari ikintu mwe mutazi man iyi life tuba man nubwo waba ubiwanyu no uba he ugenda uhura n'utuntu tukwigisha ama nta muntu utagira ibibazo buri mwe ku rwego rwe no offense sibyo ariko man ntukaduhindukane akoreka man turakuzi bihagije reka nkwereke mwe nabonye muzanangura yavuze man ngiye bura natekerejeho neza numva gisawa kandi ko gucisinga abakobwa bro ngiye muri iyi minsi ngiye gufokasinga gushaka amafaranga man ndebe ko future yanjye yamera fresh kabisa ni ukuri kandi hey ni karibu cyane karibu Hi. hello you okay please you're most welcome my name is David you can call me any name My name is Benny. Benny? Yes. Yeah, pleasure meeting you. Okay, can I show you around? Yes. muvunira ubwongo mara nta kintu aba yibuka yewe ako man reka mbabwire mwebwe hari ibintu mutazi bro ubundi ni kubera iki mutambashije mana ahantu biraye boro biba byarabaye Reka nkubwize ukuri sibyo ni gute nagaruka gupinga buriya ngo nta reka maze nkubwira akantu gato buriya hari abantu benshi muri nosi batagize amahirwe yo kuba like bagira ikintu bagiraho ubumenyi ku bintu bijyanye n'amabanga bahishe cyangwa se n'imigani n'ibiki so why not mutambahije impamvu nazanyemo ibintu bya butterfly and garden ntabwo biba byapfuye kwizana nyamara jisi wasanga ari igitabo asigaye asoma tukaba twirirwa tumubona no duciringa nawe n'iki ko tutaramuzi neza ngiye mbona turi kugenda tunungura nimba nyine nakubwiye turabawe sibyo nimba ari aka documentary usigaye bireba nadutebo saba nimba hari igitabo cyangwa ibindi bintu nyine gukuramo ayo magambo clearly sibyo ko ntabwo tubikuzi nzarira kwica ntabwo ari twe twavuganye kandi yabyutse n'ikintu kirenze wenda like ngewe ntabwo mubiziho ngewe buriya njye ngira ubumenyi ku bintu bijyanye n'ibidukikije ari nayo mpamvu bumva nazanyemo ibintu by'amagadeni n'ibiki hari aho biba bihuriye donc ari ukuntu dufata ibintu byo mu buzima busanzwe tukabihuza n'ubuzima bwacu already umugani nabaciriye urimo butterfly na garden urumva garden ni ibidukikije even butterfly iri mu bidukikije ariko ahantu bihurira n'ubuzima bwacu busanzwe ndakeka mwarumva icyo nashatse kuvuga kuko nuspendinga imbaraga zawe ushaka abo bakobwa wenda nubwo nabashyize muri style ya izo butterflies bazagenda ariko making uwo murima mwiza bya bidukikije bigaruka hari ayo mafaranga n'ubundi mvuga bazizana ntabwo biba byapfuye kwizana gutyo zarakubiye hanyuma ibyo wabikuye naribaza ibi bintu nadusobanurira n'ibintu wabikuye reka mbabwire rero buriya hari ikintu mutazi ibintu byose biva muri self
meditation ngiye nkora self meditation arasetse biragoye zeko musetse hasi ibi man aka gasubira inyuma reje jewe ikintu cya mbere sibyo Omar reka muraburize noneho nushaka wiyahure man self meditation urumva ni ikintu gikorwa n'abazungu baba bafite no muri daily routine akavuga ati ngewe gahunda yanjye y'umunsi meze gutya ndabyuka njye muri siporo mve muri siporo nkore meditation y'iminota 15 nk'uko ubona wowe uvuga ngo ndabyuka mu gitondo ndebe telefone mba yashoje gucyaginga ni borose mfata ka breakfast urumva njye kureba filime nta nk'umuntu utagira akazi ntago byari ngombwa ariko nta kundi n'agaciro ngiye gushaka akazi igira ugashaka akarasuzuguro ndakaranga ntagaragazuzuguro tuba tukwibutsa nk'abawe rega iyo umpamagaye kwambwira ngo ufite akabazo k'ibihumbi 10 ntagakemura ibi bintu ariko ikindi ahubwo tugomba kurabura regisi boro man boro hamaze kuba hato natwe mu bintu turimo guhindura harimo ibintu byinshi byamaze kuba byinshi tugiye kugerageza rero turebe akandi ka location twimuke nyine dushyiremo n'izi turashaka kwagura place kubera Imana ya blessing iragaragara naga amadolari se bari kubaha ubu ngubu ibintu bimeze neza turashaka kwagura place hamaze kuba hatoya turashaka kujya n'ahantu hari ambiance nyinshi hari n'abantu benshi niyo baza bareberega umuntu araza akareba umunsi ejo akaza akagura we nta kuntu ngiye nashoramo ibitekerezo noneho bro dore bya bindi nakubwiraga noneho share batwihuriye cyaro dore runtu uri mu Sanchez noneho shatura nabica noneho muri byo wallahi tugaseka nyine uri muri iki gitabo oya we banze urebe ha twagiye dore umupira uratangiye noneho tuza nakubwiye ngo wowe tuza ko mwari mwinjize mugezeyo muti wowe genda gakeya kwitwa ngo urafana utazi ngo uri gufana ibiki ndabona mani iri kubwirirana nako bari butwice nakubwiye ngo ikipe ni Chelsea cyaza ariko namwe bro nta kipe mufite dore nkana ari gushuta hanyuma se baranabakinnyi bayo nyine nabyo twe twatabaye umuzamu wacu mwatabaye se umuzamu wanyu uri onana n'umuzamu wanyu reka mbanze nkubwire itonde Rashford arakwiki penalty refa yahe wowe tuza mwana we uri kubona umuzamu kandi y'ibintu mu kibuga mwari isosi y'ubunyobwa se ngo we banze ureba no se muri gukina match cyangwa muri gukina karate twebwe ntago turi gukina karate ndira nk'ibikinyi byanyu ibintu birimo gukina ntago wigeze ukina Felix na Sangwa mwavuye muri ibyo ngibyo mukaza tukarya sister nabatangiye kuduhamagara n'aya masa reka se turage mana we shacyaze bro urabubonye se wallahi match ariko nari bireka ze tube tugiye ako se match turayisiga kuri ya mani ako nari bituraza kuza kureba highlights man nabire match iracyahari papa iyi namubwiye cyaze no bro okay so reka turindire papa nagaraje araje namubwiye nari twaba dusenga ariko mbona nyamba turasenga se papa taraza njye mwana utegereje karibu kose Fernando no wallahi bateguye neza Simonzi inshallah yemeje ngo gitondo uretse gato hano harimo iki ndashyirayo amafaranga inzu bitanu nubifura ndayaguhereza papa ngiye Dadi hano harimo ibishyimbo bikaranze harimo ibishyimbo bikaranze none se arubwo tujya turya ibishyimbo bidakaranze ejo bundi gira amata tugaburira ibishyimbo bitogosheje wibeshera mani cyangwa ibishyimbo bitogosheje Sangwa nawe usigaye warize imico yo kubeshya impamvu ni uko asanzwe abizi ko narurira muri aka gasorori ubundi kandi warabizanye wagenda ukatubeshya ariko se none ko natangiye gukabya katari we muhererezi kuki buri gihe umeze uri muhererezi aba yateye Dadi uzi abana bari hanze aha ngaha badafite ba papa wabo mu gihe tuba tugomba kuguteta rero nawe ntuga kasoro cyangwa umuhungu watese ntibikubera
yego se usuzi ko murekatete zitwa mutetesha uzamwita muteteri uko mutete none se bite se mukuru wanyu ko mutampamagaye naze kurya bimeze gute aracyaryamye reka mukwice abamenye papi yicarira urasanga n'igipangu yagiye rugikubita usanga n'igipangu yagisose n'umuntu amukinguriye yagiye nkaryari papa yagiye kare ariko buriya Regis ni umuntu mukuru navuga ngo umuntu mukuru ariko inshuro nyinshi turi kurya ntahari nese finaruma birabiki nese dadi niba umuntu bwiwe nta muntu yifitiye ako bacibwa mu kinyarwanda yicara tuganirize udari n'ubundi gitsina kimubwira papa okay safa yabura tuganirize ariko harimo ikibazo donc umuryango ni iki umuryango ni abana bakaba bari kumwe n'ababyeyi bari gusangira kandi ntabwo baba bumvikana ndabizi hano ninjye ukunda umuceri njyewe warurengeye muri ku mwana wanjye ari kimuri ku mwana wanjye none se Regis wavugiraga we ararya iki nazimara ifiriti se nyampinga akunda ifiriti cyane se mara mugasanga Regis ahari ntiyariye gira amawakaro batariye rata sister nanjye mitiniyero nazi ibyo bari mu hano yonyine birahagije niyo warya ifiriti yonyine birahagije sawa papa ngwereze ibishyimbo cyane ariko nk'iyo mugiye gusura andi mafamiye hari izindi famiye musanga zinezerewe nk'uko nta famiye ntabwo ndayibura turi karite ujya mu bibora cyose ni kimwe gusa ese kandi sheri wanjye ni ikihe kibazo tubahorana ibibazo wari ukagabanya ubwawe ibirumye y'umuhungu ngo musaza wanjye ayo magambo ntabwo ushaka kongera kumva ikinyabupfura afite kiradutesa muri iyi amagambo ntabwo ari meza sibyo tuzaba iciro ry'umugani ngo umukobwa kwa murangwa ngo ni mu amata sangwa isosi yonyine arubwo ry'inyuma ko muri kuzarura abayigize umugenzuzi shamana ngarakira se yishyira ntazabigikara mu minyama nenda ufunguye bakabarabariye tugeze ku meza ndahageze so yavuye ariko arahaze ntabwo ari buri kibisa iyo yaba yiriwe ntaba bamugaburira yavuze ngo yariye aho yagiye ngwino karibu ako karibu umuhaye we ureberesha nkagira amata agiye cyo kugira umutima mwiza imana izamujyane mu ijoro n'amaguru na sari iri hano ra kanigije n'ibishyimbo n'ubundi abantu batetse ntabwo bajya barya cyane turya bigoye mu gikoni ikibazo ni ukurya cyane se ikibazo ni ukurya ukagira n'amagambo menshi nta kuntu yakabanzaga akavaringa ari amagambo yiwe akabanza akareka ariko rata sister uyu munsi noneho ngo wayishashije na pe reka mbanze nanya Regis gatoya please umureka abanza avugane na Regis gato Regis tekereza urebe ukuntu tumeze hano bitaba bishimishije kuba uri gusangira n'umuryango bakwishimiye bareba uri ku nanjye mba nishimye aho mba niriwe ni ukuvuga ngo aho uba wiriwe uba wumva ariho heza cyane kurusha kuba uri muri famiye usanga yarabonye undi muryango tutabizi mwana wakoreye vuba ukampereza nk'irira nk'igihe wagenze gakeya ko n'ubundi biba byatsinzwe udahari please mumwubahe ni mukuru wanyu muri kubyumva neza ikibazo muceceke nta n'umuntu ushaka kongera kumva ijambo rye hano muri kubyumva neza turakuriye ngo mbabwire mwaka ducecekeshe ceceka Regis duteranye hano nk'umuryango sibyo kikongera kukubaza ikibazo ufite ni ikihe kiri gutuma uri kugenda wegera hirya y'umuryango wo kujya mu muryango wegere mbikubaje inshuro ya kabiri ni ikihe kibazo gihari
Murangwa mugabo wanjye, twakundanye kuva kera, urabizi uburyo twabanyemo ntwite inda itari iyawe, ariko kubera ko wankundaga uremera turabana, ibyo ndabigushimira. Nyuma naje gufatwa ku ngufu, urabizi, nabwo bimviramo kubyara undi mwana utari uwawe. Ndabigushimiye ko wemeye kwaza mu bandi bana tukabarerana, ariko uko iminsi igenda ishira ndabona ibintu birushaho kuba bibi, ndumva kwihangana bimaze kunanira. Mugabo wanjye rero, ibintu mbonye uyu munsi ndumva kubyihanganira byanze, ariko ikintu ugiye kugusaba ni kimwe, nk'uko twahishe bano bana ko batavukana, ndakwinginze uzakomeze ukomere kwibanga, kandi ndagusabye uzakomeze ubarere neza. Ibyo mbonye uyu munsi ntibizongere, nubona uru rwandiko umenye ko ntakiriho. Nta kibazo gihari. Regis! No, nimba atari kucyitubwira kugira ngo bigende bite. Ndamubajije ikibazo afite ni ikihe ugeze kuri umunota. Ashobora kuba umukobwa wa mwanzi, nabitubwire. Ashobora kuba ari ikibazo cy'amafaranga afite, ntakitubwire. Wasobanura ute kuntu ari kumera gutya, nta kintu ari kutubwira. Why, Mama? Why you leave me? Where did you go? Mama, byibuze ubuzima tubayeho urabuzi. Iyo numva birirwa bakuvuga zino uburyo mpamvu wagiye ari ukubera abo birambabaza. Kuki ari ngiye waguye kuri iriya letre koko? Arif, kuri kuzajya hanze kama mbane mbaye nzamenya ukuri, nzamenya ikintu papa yakoreye mama. Papa tumuvuga ukagira ngo turamwanga cyangwa turamubeshya. Nakubwiye ngo ntasha mbone nshaka kujya kumva ryawe. N'undi munsi nimba nkubwiye ngo ceceka ugomba guceceka. Naho ngamube mukura ubuntu byo kwigira karakajya he. Uri kwigira karakajya. Ntago nakubajije. Uri kubyumva ntago nigeze nkubaza. Mu gihe cyose mufite ikibazo, nimba ufite umubyeyi niwe nshuti ya mbere ugomba kubanza kubwira. Gukomeza kubyihererana mu kanya, ejo bashobora kuduhamagara ngo muri kubisasi ngo yagize ikibazo cya stroke, yagize ikibazo cy'iki. None se bwo niko twaba turi kunguka. Sasa wenda komeza ndamubaza ngo ngafite iki kibazo. Hari ikintu mwanyatse nka kibintu? Hari na kimwe? Ntunyaka amafaranga yo kujya kubonana n'abacuti bawe n'ibiki byose uburanye, ntabwo nkubaza ngo wagiye kubonana nande. Ntimunyaka amafaranga yo kujya mu kabari nk'abahereze mukagenda. Harubwo nigeze mbabaza ngo munyereke amafoto mu kabari mwagiyemo. None se nimba ngiye ibyo munyaka mbibahereza, ngiye ku kibyo ndi kumwaka atabinyereka. Okay, sorry kuba bizamutse ariko mwihangane. Turye. Niturangiza kurya mbanze murebe mucekinga ahantu hose, amadirishya arafunze, portail harafunze, tubone kujya kuryama dufite umutekano uhagije. Umusiriya kandi uzatuzana nk'abajura nkaburi abaciye mu gikari mwavuga ko aba yaciye aba yahanze. Iryo ni ikosa ryabaye, wikutira conclusion nta bajura azanye, ubwo ni ikosa ryabaye. Turi kumvikana? Fungura mwana. Sorry, ntabwo nari nzi ko nakatiyemo imfunguzo.
se bro bigenze gute ko wagurutse udasoje kurya? Biba byandenze mani. Cyakoresheje kamubwira mwana musigaye bigira ntago ari byo. Shaka uhinduke pe. Gute? Si ubundi ko mbona amaso yawe yatukuye byagenze gute? Cyangwa usigaye unywa itabi sha? Ntatabinywa bro, ntatabinywa. Ese byagenze gute? Byihorere mani, katubyihorere twiryamire. Uzabimenya ntari. Shabro nari bindi nubwo reka njye kuryama ariko wowe nushaka uhinduke mwana. Ibyo bintu usigaye bigira ntago ari byo pe. Ufungeho mani. Oui. Ni sawa amakuru se? Amakuru ni meza yawe? Nanjye ni meza ndaho. Njye ngusura n'ibintu bishize wankoreye sha buriya narababaye niko nta kintu nigeze nkubwira. Kanjye musore ntari muze n'ideniga. Nita kunyibwira hari bande. Sha barahari usibye ko papa yari yagiye mu kazi nagira amata yari yagiye mu mujyi abandi barahari. Uretse ko na Regis sinzi ahantu yari agiye mu kanya. Urumva dufite umwanya uhagije waza tukiganirira. Ni kuwa gatandatu. Kamba sisoni ntabwo wari umbwiye ngo ugiye kuza ubu ngubu kuko mu rugo nanone benshi bahari wari kuza tukitera story nta n'umuntu uri kutuderanje si ubwo waje ko mfite irungu. Sawa nta kibazo. Yego nawe urakoze. Yewe sangwa uziko uriya muhungu uvuyemo twiganye. Nta mukecera ko yaba umuhanzi kabisa burya ibintu birahinduka. None se gute wumva ko ataba umuhanzi Imana? Uzi uriya muhungu yarari shy twigana. Yagiraga isoni atuje. Gute se wumva ko ataba umuhanzi Imana? Mashana nawe mukecera kabisa. Cyaze nubwo uri sister nawe rero ufunze mu mutwe Imana. Ese icyo mvuze gifunze kuri reka mubaze ikintu kimwe ngo umuntu ngo mwariganye ngo ntago ngo wabona ko yaba umuhanzi. Ubuse ejo nkanjye nimwumva nagiye muri studio none hano mu rugo muzamera gute? Haki ibintu biratandukanye uravuze ko uriya muhungu yitondaga wese uritonda. None se none umbonyemo umusazi. Kuvuza wenda wowe icyo wenda cyanangazaho kutazi kuririmba indirimbo zawe zijyana mu masira mu mashaka kuzuba. Basi nkurasire ku mirongo kugira ngo wumve ko noneho nzabikora byanyabyo. Ngo yasanga nzaba numva gusa imirongo yawe yabimeze ute? Man tuza gakeya kubera ko ni igihe gito. Gusa buririmba ubwize njyana nkawe. Ntabwo injyana aricyo kibazo. Ahubwo ibyo nzakora nibyo bizagaragarira amaso. Ijwi se ryurikuye. Ijwi? None suriya umwiganye we uri kumva afite ijwi rimeze rite? Yarafite ijwi ryiza ariko agira isoni. Nari bimani nimba ari kubyumva. Niba ari kubyumva ntacyo bitwaye. Simuciye intege. Urakoze. Ya. Oh, fresh se papa. Cyagikara cyatahutse gutashye kare se rano byagenze gutera. Cyaze birantunga uyu munsi imvura iragwa. Se wipi zanyu mani. Ubwo nyine uradutuza. Uze nta gihe umuntu nyine reka mbabaza ikibazo nta gihe umuntu azakora ikintu cyiza. Umuntu arakora ikibi mukamunenga akora n'ikiza mukamunenga. Ibyo byiza byawe nibwo tutagiye kubibona birimo biradutungura. Cyaza ngaho uvuze neza. Bro ngaha nawe nyumviranye. Usigaye mumveye yuko. Ntago ari ukukuveyuka mwana.
twigira muri gahunda. ubundi turakumenyereye ntabwo byaba bidutunguye. uvuye he? Mvuye guhaha. Wahashye ibiki? Ibirayi. Ibi nibyo byari bikujyanye hararuguru gusa cyangwa harandi hantu wari ugiye? Oya, urabizi iyo mico ntabwo yigira papa. Ukajya kuhaha wambaye gutyo? Giramo. Sinambaye neza. Cyangwa hari umuntu hari abasore uvuye gusura? Mana yanjye papa, oya, ntabwo ibyo bintu mbigira pe. Abana bari bashonje ndavuga reka nyaruke mbarebera ibyo guteka. Reka nkubwire, jya umbwiza ukuri, umbwire uti papa mfite umuntu reka njye kumureba, ntago nabyanga rwose. Sibyo? Ntago nabyanga. Oya papa, igihe nikigera nzakubwira, ariko ubu nta gahunda yabyo mfite. Ku myaka yawe ukaba nta muntu ukubwira, nta nukubeshya nibura ngo umbwire uti papa dore n'umuntu arambeshya ndebera. Oya. Noneho reka nkwereke ikintu. Reka tuganire, ntituganire nk'umubyeyi wawe, tuganire nk'inshuti yawe. Ngaho mbwira. Ese papa urashaka kumva iki koko? Shaka kumva inshuti yawe nyine. Reka nshobora kubona nayinyuraho gutya muri siporo. Ntaho nkazanayinyuraho gutya nkayiha lift. Papa nta muntu pe, habe n'umwe. Habe n'uyu n'umwe. Nimumenya waramumpishe ko ntazamwemera. Se papa urumva abana ntabwo nahita nkubwira ikintu ako kanya, tubanza bikagera ku rwego rwa fiance akaba ari bwo nza kukumenyesha. Uri kugira ngo nkubwire ibintu wenda ari nabwo bigitangira, usibye ko nta n'ibihari. Ntawe pe. Ibintu uri gukeka byose nta na kimwe, ahubwo sinzi icyo ushaka kumva. Nyine njye nashaka kumva umushuti wawe, menye mvuge nti uyu nguyu koko yavamo umukwe cyangwa se bya bindi biri aho ngaho. Se papa igihe unziye koko uzi ko na telefone nta nubwo mbazi naho iteretse. Nta muntu n'umwe uba muri telefone wanjye w'igitsina gabo. Njye se simbamo wenyine se kuri papa. Uravuze ko igitsina gabo? Papa waretse wakomeje siporo cyangwa urasoje? Ndasoje, reka tujye mu. None se ibyo ngibyo kuguza ibyo byonyine, ibindi biracyahari? Birahari, ni ibi byonyine byaburaga. Ariko nibyo ngibyo ntabwo makagombye kujya kugura. Urabizi ko duhamagara bakazana umufuka bagashyira hariya. Nabonaga byihutirwa papa. Nta makosa ntimuzayongera. Okay. Urabinyemereye ko bitazayongera? Ntabwo bisa. Urabinyemereye ko uzanyereka umusheri wawe?